Yes, nongeye kugusuza nkwaye ikaze ikomeje kurikirana ni Erickson Info naho ngiye uri kumva kuri microphone ndi Erickson. Yes, welcome. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri psychology cyangwa se imitekerereze, imyitwarire, ibyiyumviro n'intego za muntu. Yes, psychology rero ni kimwe mu bintu bitajya bibeshya kuko ntawe usiga ikimwirukamo. Iyi ni imiterere y'umuntu. Ariko birashoboka ko wakiga imyitwarire runaka ukayimenyereza. Cyongereza baravuga ngo practice makes perfect, bivuze ngo icyo ukora kenshi nicyo ihinduka cyo. Yes, uyu munsi rero ngiye kukwereka imyitwarire irindwi abantu bazakugiraho cyangwa se umuntu azakwereka ukamenya ko uri attractive cyangwa se umukurura, agukunda, akwiyumvamo ndetse ibyo ukora byose aba kwitayeho cyane. Yes, reka tugende rero ntagutindiye. Welcome. Yes, ikintu cya mbere naguteguriye kikwereka yuko ukunzwe, uri very attractive cyangwa se uwubashywe. Iyo uvugana n'abantu cyangwa umuntu abagutumbiriye, abakureba cyane, nta guhumbya, nta bindi bintu yajyamo. Niba ari telefone ziba zigiye ku ruhande, niba ari ibyo yakoraga biba bihagaze, akabanza akakumva neza. Ibi rero ntabwo ari ibyo umuntu yigira kuko abyikoze ntabwo byamara kabiri, ahubwo ibi bisemburwa n'umusemburo wa dopamine uvuburwa n'ubwonko, aho umuntu agutumbira cyangwa se agatega amatwi neza atuje ari kumva ibyo avuga kandi aguhanze amaso, agutumbiriye cyane. Bivuze ngo kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko waba uri very attractive cyangwa se ibyo uvuga ari ingenzi kuri uwo muntu nuko arekeraho ibyo yari ari gukora akagutumbira, ndetse ibyo yari arimo byose niba hari byari bimuhugije akaba aretse ahubwo amatwi ndetse n'amaso bikaba biri kuri wowe. Yes, niba ujya uvugisha abantu cyangwa umuntu ukabona ameze atya, menye yuko umuntu arakubaha cyane cyane kandi aragukunze, uri attractive kuri we. Yes, reka dukomeze n'ikintu cya kabiri tudatinze. Ndagira ngo ikiganiro kibe gito cyane maze nugira icyo ubonamo usanzwe ubona dusigira muri comment, kandi niba ari cyo twazakubwira ubutaha wibuke kuza kudusigira muri comment. Yes, reka dukomeze n'ikintu cya kabiri. Yes, ikimenyetso cya kabiri kikwereka yuko uri attractive ku bantu cyangwa se bakubaha, bagukunze. Ikintu cya kabiri, imyitwarire yabo muvugana irahinduka. Iyo tuvuze ngo imyitwarire irahinduka, ahangaha cyane cyane ni kwijwi. Sanga umuntu yarasanzwe avugira hejuru ariko ajya kukuvugisha ukabona yatuje, yacecetse, amagambo yabaye makeya, sometime yabuze uko avuga, ari kuvuga amagambo yacurikiranya, sometime arimo amagambo bamwe namwe kuyavuga neza byamunaniye, intoki arimo arazizunguza buri kanya yikora mu maso. Yes, ibyo bimenyetso nibona ku bantu cyangwa se kubakuvugisha rimwe na rimwe, menya yuko uri attractive. Mbese kubagera imbere ni ikintu kiba gitangaje. Rimwe na rimwe imyitwarire ihita ihinduka. Yes, niba harabo mujya muvugana rero ubona bimeze gutya, menya yuko uri attractive kuri bo, ndetse iyo bakubonye imivugire, imikorere ndetse n'ibimenyetso bimwe na bimwe ku mubiri birahinduka. Yes, nibi rero bibaho, menya yuko uri attractive kuri abo bantu cyangwa se uwo muntu. Yes, reka dukomeze n'ikintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu kikwereka ko ukunzwe cyangwa se uri attractive ku bantu. Ikintu cya gatatu nuko abantu bazahora bakwibuka, barakwibuka cyane kabone nubwo haba hashize igihe kinini. Aha wakibaza utese ubundi umuntu ntago ajya yibukwa. Ukwibukwa ndi kuvuga ahangaha ni igihe uzahurira n'umuntu muri bisi, uzahurira n'umuntu mu bukwe cyangwa se ugahurira n'umuntu mu gikorwa inshuro imwe gusa. Mwazahura nyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, ukazajya kumva arakubwira ati iminsi myinshi cyose umuntu ninde avuye he, akakubwira ngo uribuka ahantu twahuriye mu bukwe, muri bisi n'ahandi ku ishuri, na event yabaye umunsi umwe, ugasanga abantu barakwibuka neza nkaho byabaye ejo. Nkuko rero biri, ntabwo ubwonko bw'umuntu bujya bubika ikintu kitari ingenzi. Ikintu kitari ingenzi kibikwa mu mwanya muto, ariko niba umuntu akikwibuka, menya yuko hari ibihe wamusigiye mu mutwe kandi ahora kwibuka. Menya yuko rero uri attractive, ntabwo upfa kwibagiranwa kabone nubwo wahura n'umuntu inshuro imwe, ahora kwibuka ibihe byose. Yes, niba rero hari abantu mujya muhura bavuga ati ntabwo nyibuka twahuriye aha, hamenya yuko uri very attractive, urakunzwe cyangwa se urubashywe cyane. Ntabwo umuntu wakubonye inshuro imwe ujya upfa kumuva mu mutwe. Yes, reka dukomeze n'ikintu cya kane. Ikintu cya kane kikwereka ko uri attractive cyangwa se ukunzwe ufite igikundiro,
uhabwa ibintu by'ubuntu nta n'impamvu ihari. Kibaza ngo ibintu by'ubuntu bimeze gute? Ahangaha ni handi usanga umuntu agiye nko guhahira ahantu, igiciro bizwi ko ari nk'amafaranga 5,000, bizwi nawe ugiye yubiza, ariko umucuruzi akavuga ati kuko nakwikundiye reka nkiguhere 4,500 cyangwa nkiguhere 2,000, akaba guhayigabanyirizwa utari witeze kandi bizi neza ko igiciro cy'icyo kintu koko kigura yo ngari, kukabona arakugabanyirije. Cyangwa mwaba muri nk'ahantu ushaka kugura ikintu ukajya kubona umuntu arakikwishyuriye, arakubwira ati nta kibazo akira, ukabona umuntu arakwishyuriye. Cyangwa se mukaba muri contribution runaka, hari inkunga murimo murakusanya, hari utuntu muri gukusanya mushaka gukora, ko umuntu arakubwiye ngo byihorere ndaza kukwishyurira. Yes, ibi ni ibimenyetso bikwereka yuko witaweho cyane. Nyine hari umuntu ushaka kuba yagukorera ikintu cy'ubuntu ntubishaka, cyangwa se ufite n'ubushobozi, ariko umuntu nyine shaka kugukorera agafeva, shaka kugabanyiriza igiciro, shaka kukwishyurira akantu nawe ubwawe wakabaye wiyishyurira nta n'ikibazo ufite utanabimusabye, ariko ukabona umuntu aguhaye ikintu cy'ubuntu cyangwa se arakwishyuriye. Menya yuko uri attractive cyangwa se urubashywe cyane imbere y'uwo muntu. Yes, reka dukomeze n'ikindi kintu. Yes, twihuse cyane. Ikintu cya gatanu cyerekana ko uri attractive cyangwa se ukunzwe, ukunditse, wubashywe, nuko abantu bashaka kukwifotorezaho. Iki ni ikintu gitangaje, ariko nibyo koko uri photogenic. You are photogenic without trying. Abantu bagerageza kukwifotorezaho, kubona abantu bari proud cyangwa se bishimiye gupostinga amafoto muri kumwe, ukabona niba hari amafoto ari gufatwa buri wese yemara gusaba ese waje tukifotoza, waretse tukifotozanya. Bivuze ngo uri attractive kuri abo bantu, cyangwa se bishimiye kuba bari kumwe nawe mu ifoto, cyangwa se kuba bashyira ifoto hanze muri kumwe. Bivuze ngo uri attractive, urakunzwe, urakunditse kuba abo bantu muri kumwe, ni iby'agaciro kuri wowe. Yes, niba ubona bijya bikubaho rero cyangwa bigenda bityo, menya yuko uri uw'agaciro kuri abo bantu. You are very attractive. Yes, welcome. Reka dukomeze ku kintu cya gatandatu twihuse cyane. Ikintu cya gatandatu kikwereka ko uri attractive cyangwa se ukunditse, abantu bakwitayeho, bashaka kuvugisha. Ikintu cya gatandatu nuko abantu mutaziranye cyangwa se hano ugeze bwa mbere, bona bashaka impamvu izo arizo zose zatuma muvugana. Nibura ahantu kuri cyapa cya bisi ukabona umuntu baragerageza kuzana uburyo bwatuma kuvugisha, kwereka ibintu, cyangwa se azamura story ishobora gutuma akuvugisha. Ikindi kintu nuko mu gihe uri ahantu utazi cyangwa se mutaziranye, ushobora guta nk'ikintu hasi cyangwa se akantu kakakubaho, ukabona abantu bose bagushagara, buri wese agerageje gutoragura akantu taye hasi akwereka ko arimo akwitayeho. Nyine ni wowe acunze, ni wowe, nta kibi cyakubaho. Nyine uri ahantu ukabona nubwo waba atakuzi, baragerageza kukwitaho, baragerageza kuzamura ibiganiro ngo ube wajyamo. Nibona bimeze bityo, attractive kuri abo bantu, cyangwa se bishimiye kuba bari kumwe nawe. Yes, reka dukomeze n'ikintu cya karindwi twihuse cyane. Yes, reka iki kintu cya karindwi aba ari cyo ngira icyanyuma mu byo naguteguriye, ariko wifuza ko twakomeza kuri ibintu birahari byinshi, wifuza ko twakora igice cya kabiri, watwandikira muri comment. Reka iki cya karindwi aba ari cyo tugira icyanyuma mu bintu byerekana yuko uri attractive cyangwa se ukunditse, abantu bakubaha cyane. Ikintu cya karindwi kiratangaje cyane, ariko nicyo cyanyuma. Abantu bakugirira ishyari kabone nubwo nta kintu waba ukoze cyatuma bagira ishyari, kabone nubwo nta kintu kibi waba ukoze, abantu bakugirira ishyari. Wagambara neza, urabizi ko wambaye neza, cyangwa se complain zirahari ko wambaye neza, ariko kubona umuntu byamubabaje. Nyine byamubabaje kuba wagaragaye ahantu wavuze ijambo riniri, umuntu yababaye cyane. Ibyo bivuze yuko uri attractive. Nta ushimisha bose, mu Kinyarwanda ngo ntawe neza rubanda. Bivuze ngo nubwo benshi bakuba attractive kuri wowe, ariko hari abandi baba bafite ishyari, ndetse bashobora gutuma ibyo ukora byose bigerageza kuba bibi. So nizere yuko rero ibi ni bimwe muri byo naguteguriye, ni ibintu birindwi, ariko wifuza ko dukoresha cya kabiri, nahawe muri comment kugira ngo tubwire ko twakomeza iyi content. Ariko atari ko bimeze, twaza gukorera ikiganiro cyatuma nawe uba attractive. Iyi ni psychology cyangwa se ni imitekerereze, ushobora kugira imyitwarire imwe n'imwe wiga nawe ukaba waba attractive niba atari ko bimeze muri rubanda. Yes, reka dusoreza hanjye na Erikson, channel yo ni Erikson Info. Reka nizere ko muze kwikoraho subscribe, ikiganiro nibona hari undi kireba mukorere share nawe kibashe kumugiraho. Yes, nawe butaha mu bindi biganiro. Ciao.